Nongeye kubahereza ikaze mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Minisiteri yacu yitwa Gerizimu Minisitiri. Ese waba wari uzi ko kurota amazi bishobora kukwereka ibibazo cyangwa se ibisubizo bizakubaho mu gihe kizaza cyangwa mu minsi iri imbere? Wigeze urota unywa amazi se? Wigeze urota uyiyuhagira se? Wigeze urota uyamena se? Wigeze urota ari mu ibase, ari mu kirahuri, ari mu gikombe, ari mu isafuriya? Ibyo byose ni ibisobanuro byo kurota amazi. Wigeze urota amazi se arimo urubura? Wigeze urota umugezi se? Wigeze urota isoko se? Ibyo byose bifite icyo bivuze. Amazi afite icyo asobanura mu buzima bw'umuntu. Uyu munsi rero ndashaka kongera kuvuga amabanga yandi 40 yo kurota amazi. Iki ni igice cya gatatu. Twavuze igice cya mbere, tuvuze igice cya kabiri. Mu gice cya mbere twavuzemo ibintu bitandukanye. Twavuze kurota unywa amazi, kurota amazi atuje, kurota amazi ashyushye, kurota amazi akonje, amazi akonje cyane, amazi akonje ariko ukumva arakunyuze, kurota amazi akonje no kumva amazi akonje cyane ariko ukumva arakunyuze. Ibyo byose twagiye tubisobanura. Ni umwanya wawe rero wo kugira ngo uze ubane natwe mu kiganiro cyacu cya gatatu cyo gusobanura inzozi zo kurota amazi. Reka tuhere ku busobanuro bwa mbere. Wigeze urota amazi asukuye ariko ari kure yawe? Urayarose arasukuye ariko ukabona ari kure yawe. Bivuze iki? Biravuze ngo amahirwe yawe arahari, ariko biragusaba gusenga kugira ngo amahirwe yawe akwegere cyangwa se agushyikire. Bivuga ngo hari amahirwe yawe ahari ariko utari wageraho. Ubusobanuro bwa kabiri, ushobora kuba wararose amazi arimo kukwegera buhoro buhoro. Biba bivuze ko ari impinduka nziza zigiye kuza mu buzima bwawe buhoro buhoro. Ubusobanuro bwa gatatu, wigeze urota amazi ariko ukabona amazi arimo kukwirukaho, aho ukase ukabona amazi aragukatanye. Bivuze iki? Biba bivuze ko hari ikibazo runaka urimo kugerageza guhunga. Hari ikibazo runaka urimo kugerageza guhunga, bibaye ngombwa ukwiye guhagarara kugira ngo icyo kibazo kibonerwe igisubizo. Reka turebe ubusobanuro bwa kane. Ushobora kurota ariko ukarota nk'amazi arimo kugufungirana mu cyumba kabisa, ukaba uri ngo mu cyumba ariko ukabona wabuze aho unyura cyangwa se wabuze aho uca kuko amazi yuzuye ahandi hantu hose. Bivuze iki? Biba bivuze yuko muri wowe ufite ikibazo gifungiranye muri wowe. Biba bivuze ko amarangamutima yawe nyine ufite n'ibanga riri muri wowe, urafungiranye, uraboshye mu yandi magambo. Niyo mpamvu tugira amateraniro ya deliverance. Ushaka kubana natwe hari ayo tugira online kuri Zoom, Meet, Google Meet, TikTok. So uratwandikira tukaguha link ukaza ukabana natwe mu materaniro. Reka turebe ubusobanuro bwa gatanu. Kurota amazi asohoka mu kanwa. Wigeze urota ariko ukarota amazi menshi arimo gusohoka mu kanwa? Biba bivuze yuko hari amagambo runaka ugiye kuvuga kandi ayo magambo azaguteza ikibazo. Numva ngo muri iyo minsi tangira wikontorere mu byo uvuga. Ubusobanuro bwa gatandatu, wigeze urota amazi ava mu matwi, arimo kuva mu matwi? Biba bivuze ko hari inkuru mbi cyangwa se bigasobanura ko hari amagambo atari meza ugiye kumva, hari inkuru itari nziza ugiye kwinjira mu kanwa mu matwi yawe. Ubusobanuro bwa karindwi, mbibutsa gukora subscribe, like, share, commentinga, utanga inzozi warose, turagufasha kuzisobanura muri comment rwose turazisoma.
ujye ukomeza kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Ni byiza gukora subscribe kugira ngo niba ukunda ubusobanuro bw'inzozi, kugira ngo n'ibindi biganiro byose ujye ubyumva. Twari tugeze ku busobanuro bwa karindwi. Ubusobanuro bwa karindwi ni ukurota amazi arimo kuva mu ijisho rimwe gusa. Biba bivuze yuko hari ukuri kw'ikintu runaka wabonye ku kintu kimwe. Biba bivuze ko hari ukuri kw'ikintu kimwe wabonye, ariko ko utari wabona ukuri kw'ibintu byose. Niba urose amazi arimo kuva mu ijisho rimwe, ibi bitandukanye no kurota amazi arimo guturuka mu maso. Ibyo bifite icyo bivuze. Niyo mpamvu mbararikira kugira ngo niba utarakurikirana ibiganiro bibiri byabanje, kugira ngo nabyo ujye kubikurikirana. Amazi ari guturuka mu maso bifite icyo bivuze, ariko kurota amazi arimo guturuka mu ijisho rimwe biba bivuze yuko hari ukuri kumwe ugiye kubona, ariko ko atari ukuri kose, cyangwa ko hari ukuri kumwe wabonye ariko ko atari ukuri kose, hari ukuri kose utari wabona. Ubusobanuro bwa munani, kurota amazi yuzuye urukundo. Kurota amazi yuzuye, wumva uyakunze, wumva wishimye, nyine ukabona amazi aruzuye, nyine aratukumva urayishimiye, ukumva uyafitiye urukundo, ukumva urishimiye kuyareba. Biba bivuze yuko hari umugisha w'urukundo uri imbere yawe. Reka turebe ubusobanuro bwa 9. Kurota amazi atuje, ariko nanone ukumva ufite ubwoba. Urayabonye aratuje, ariko wumvise ufite ubwoba. Biba bisobanuye yuko ari ugutinya amahoro, cyangwa se impinduka nziza. Ari ukuntu amahoro aza mu buzima bwa umuntu yari asanzwe ahora arwana, iri mu bibazo, none ya mahoro yaza agahora anayashidikanyaho, avuga ati nzaba mbarirwa n'ibyo iyi mituzo. Rero biba bivuze ko hari amahoro n'ituze n'impinduka nziza, ariko ufite gushidikanya muri wowe. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Wigeze urota amazi ariko ukarota amazi ari mu birahuri. Wigeze urota amazi arimo ibirahuri, ntabwo ari ukurota ibirahuri birimo amazi. Ibyo nabyo twavuze icyo bisobanura, kandi bifite ubusobanuro butangaje mu kiganiro cyabanje. Rero ari ukurota ibirahuri birimo amazi, no kurota amazi ariko arimo ibirahuri. Ibyo biba bisobanura iki rero? Biba bisobanura ko hari abantu bashaka kukubabaza, kandi bakakubabaza mu buryo butunguranye. Ubusobanuro bwa 11. Wigeze urota amazi ariko ya mazi ukayabona ari mu nzira runaka, cyangwa se wigeze urota amazi ukabona ariko ya mazi ari mu nzira, arimo aratemba mu nzira. Bivuze iki? Biba bivuze yuko hari umwuka w'ubuyobozi mu rugendo rwawe. Hari umwuka w'ubuyobozi ukuriho uzabaho mu rugendo rwawe. 12. Wigeze urota amazi se ariko ukabona amazi ahindutse ivumbi. Biba bivuze yuko hari amahirwe atariyo. Cya kabiri biba bivuze ko hari ugutenguha. Ni ukuvuga ngo niba hari umuhungu cyangwa se umukobwa muhararanye, wumva unamufiteho na gahunda y'urugo, aho ushatse wagenza make, cyangwa se ugasenga cyane ukitonda, kuko biba bisobanuye ko hari amahirwe atariyo. Ayo mahirwe atariyo, cyangwa se ko hazabonekaho gutenguhwa. Ubusobanuro bwa 13. Ushobora kurota amazi ariko ukabona ukumva ya mazi arimo amajwi. Biba bivuze ko ubwo ari ubutumwa bwo mu mutima wawe. 14. Kurota amazi atambuka ku birenge byawe. Biba bivuze yuko hari urugendo rushya rugiye amazi atambutse ku birenge byawe gusa, biba bivuze ko hari urugendo rushya ugiye gutangira. Ubusobanuro bwa 15. Kurota amazi ariko ya mazi ukabona yuzuyemo urumuri rukomeye.
biba bivuze ko hari uguhishurirwa cyangwa se kumenya ukuri gukomeye, ndetse niba ufite n'isezerano ryo guhishurirwa cyangwa se kwerekwa riba rigiye gusohora. Ubusobanuro bwa 16, ushobora kurota amazi ariko ukabona ya mazi aguhinduye undi muntu. Urarose urosa amazi, ya mazi akuguye ariko ubonye aguhinduye undi muntu, cyangwa arakurashe ubonye uhinduye irindi bara, cyangwa se urayuhagiye ubonye ubaye mubi cyangwa se mwiza. Biba bivuze yuko hari impinduka runaka nini zigiye kubaho mu buzima bwawe, nziza cyangwa mbi, biterwa n'uko wayarose. Reka turebe ubusobanuro bwa 17. Wigeze urota amazi ariko ukabona amazi ari mu kibaya kinini, bivuze iki? Biba bivuze yuko hari amahirwe menshi ari imbere yawe, ariko ayo mahirwe arimo aragusaba kwitonda. Ubusobanuro bwa 18. Wigeze urota amazi se arimo umwana, bivuze ko hari ubuzima bushya cyangwa se ko hari igitekerezo gishya. Ubusobanuro bwa 19. Wigeze se urota amazi ariko ukabona ya mazi akurinze umuriro, umuriro wari ugiye kugusatira ariko ukabona amazi abiguyemo, biba bivuze yuko hari ibibazo bikomeye byari bigiye kugusatira ariko ko Imana ibigukijije. Ubusobanuro bwa 20. Wigeze urota amazi se ukabona amazi atumye uhumeka neza, bisobanura kuruhuka no kugabanya imihangayiko. Ubusobanuro bwa 21. Urota amazi agukuraho imyanda, biba bivuze yuko hari ukwerekana intege nke, cyangwa se bigasobanura gusukurwa. Biba bisobanura yuko hari ukwezwa uje muri wowe, kwezwa cyangwa se gusukurwa mu buryo bw'umubiri. Ikindi cya kabiri, niba wari ufite n'indwara z'uruhu, Imana igiye kuzigukiza. Reka turebe ubusobanuro bwa 22. Kurota amazi yinjira mu gitanda, niba warashatse senga cyane, kubera ko urukundo rwanyu ruba rutangiye kubangamirwa. Haba haje ibibazo mu rukundo rwanyu cyangwa se mu rugo rwanyu. Niba wari ufite umuntu mushaka kurushinga, ukwiye gusenga cyane kubera ko urukundo rwanyu ruba rwajemo ibibazo. Cya kabiri, biba bivuze ko hari ubuzima bw'ibanga bwinjiriwe. Ubusobanuro bwa 23. Kurota amazi ari mu kirere akamanuka buhoro buhoro, biba bivuze ko hari umugisha ugiye guturuka mu ijuru. 24. Wigeze urota amazi ukabona amazi akujyanye ahantu heza, biba bivuze ko hari amahirwe mashya ugiye kwakira. 25. Wigeze urota amazi se akujyana ahantu habi, biba bivuze yuko mu buzima bwawe ufitemo akantu ko guhubuka, ugakunda gukurikira inzira itari yo. Ugiye gusenga rero no kuba maso, ukunda gukurikira, uvuga ngo urimo urakurikira inzira itari yo. Niba hari inshuti runaka mugendana, umenye yuko ishobora kuzakugeza ahantu waba ushobora kuzisanga muri gereza. Mba ndi kwanga kuzisobanuraho cyane kugira ngo tutabarambira. Reka turebe 26. Kurota amazi ariko ya mazi ukabona arimo igicucu cyawe, biba bivuze ngo ukwiye kwibaza ndetse no kwisuzuma. Hari ibyo Imana birimo kugushinja, biba bivuze ngo ufata akanya ko kwitekerezaho no kwisuzuma. 27. Ntabwo se wigeze urota amazi ariko ukabona amazi ahindutse amarira, biba bivuze ngo ni agahinda uba ugiye kuzahura nako, ariko ka gahinda kazahinduka isomo, kazavamo isomo rikomeye. 28. Wigeze urota amazi se ukarota amazi ari mu izuba ririmo kurasa, biba bivuze yuko hari ibyishimo ugiye kugira nyuma y'ibigeragezo. 29. Niba urose amazi ariko ya mazi ukayabona arimo umuyaga, biba bivuze ko hari imvururu zigiye kuba mu buzima bwawe. Nanone 30. Ushobora kurota amazi ariko ukabona amazi ntasobanutse, harimo nk'ibanga utazi.
biba bivuze ko hari ibintu uhishwe utarimo guhishurirwa muri icyo gihe, cyangwa se niba hajya bivuze ko n'uwo mubana hari ibyo aguhisha. 31 kurota amazi ari mu murima wawe bwite, biba bivuze ko hari umusaruro ugiye kuzava mu mbaraga zawe bwite. 32 kurota amazi asohoka mu gitaka cy'inzu yawe, biba bivuze yuko ibibazo byo mu muryango bigiye gusohoka, bigiye kuvamo, ibigeragezo byari biri mu muryango wawe ko bigiye kuvamo. Ushobora kurota rero amazi arimo ibimenyetso, ariko ukabona harimo ibimenyetso utarimo kumva, harimo ibintu biteye urujijo. Ibyo biba bivuze ko ni ikimenyetso cyo gusenga ndetse no gutekereza cyane, kubera ko biba bivuze ko ubaye mu buzima bufite urujijo. 34 ushobora kurota ubona uri kwenda kurohama mu mazi, ukabona amazi ari gushaka kuroha, ariko mu by'ukuri ukarwana ukafatiriza ku bintu ariko ukabona nturohamye. Biba bivuze yuko hari ibigeragezo byinshi urimo, ariko ko Imana iguhaye imbaraga zidasanzwe z'umutima zo kubasha gutsinda ibigeragezo. 35 kurota amazi afite impumuro nziza, biba bivuze yuko hari inkuru nziza ugiye kwakira. 36 ushobora kurota amazi, ukarota amazi ariko afite impumuro mbi, biba bivuze yuko hari ikibazo runaka kigiye kugaragara. 37 kurota amazi arimo inyamaswa, bivuze iki? Biba bivuze ko hari abantu bafite imico itandukanye bagukikije, cyangwa se abantu bana nabo bafite imico itandukanye itari myiza, kandi nibo bagukikije. Reka turebe ubusobanuro bwa 38 kugira tugere ku musozo. Ushobora kurota amazi, ukarota wari uri nk'ahantu, ariko nk'amazi agatemba ugatuma ubona inzira y'ahantu uca, wari wabuze inzira, ukabona amazi nyine asa n'aho anyuze ahantu, aho yanyuze nawe ukahaca. Biba bivuze yuko hari inzira Imana igiye kugucira, biba bivuze yuko hari ubuzima bushya, cyangwa se hari ubuyobozi bushya mu buzima bwawe. 39 rero ushobora kurota amazi, ariko ukabona ya mazi arakuzamuye mu kirere, arimo arakuzamura hejuru. Biba bivuze yuko hari ubuzima Imana igiye kukuzamura mu rwego rw'ubuzima, ubuzima ufite ubuzima buke. Biba bivuze ko Imana igiye kuzamura mu rwego rw'ubuzima. Turebe ubusobanuro bwa 40 kugira tugere ku musozo. Bibutsa ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga amazi, noneho tuvuge cyane ku mazi y'inyanja, tuvuge cyane ku mazi y'imigezi, tuvuge cyane ku mazi y'imvura, tuvuge ku mazi atemba, tuvuge ku mazi. Ibyo byose tuzabivugaho. Reka turebe ubusobanuro bwa 40. Kurota amazi atuje cyane, kandi no muri wowe mu mutima wawe ukabyumva, biba bivuze ko hari amahoro y'imbere mu mutima ndetse n'icyizere gikomeye. Imana rero ikomeze ibane namwe, tuzasubira no mu gice cya 4. Ndabakunda. Shalom.